amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ikaze nanone mu ikinamico rangurura. Mu gice cya gatatu cy'ikinamico rangurura, abanyamakuru b'ibuganwa bari mu ngamba zo kunoza imikorere yabo. Bruce barishimira ko gukoresha interineti bimufasha gutsinda neza amasomo ye. Kurikira ikinamico rangurura. None se ubwo uragiye wa mwana we? Ndagiye ahubwo nanakererewe. Haracyari kare wisiga mushiki wawe kabari. Wanenze tukajyana akabari? Reka ntabwo nagutegereza utankereza kwi. Ariko wa mwana we wabaye ute? Rinda mushiki wawe yewe. Erega hari umukoro mwarimu yaduhaye kandi tugomba kuwukorera mu itsinda. Njye na bagenzi banjye rero twari twumvikanye ko tuza kuzinduka tugahura tukawukora mbere y'uko amasomo atangira. None se kuki mutayikoze ejo nimugoroba mugategereza kuyikora muri iki gitondo? Nabanebwe. Ngaho ihute da. Aha tutazagira amanota mabi ngo ni nyoko wera wakubujije gukora imikoro yo ku ishuri. Ngaho ni mwirwa ahubwo ubwo njye nta nimugoroba mama. Ariko uzi ko agiye habura gato ngo ndangize kwitegura mama. Erega nawe ntiworoshye. Uzi ko witegura umuntu akagira ngo ni umugeni. Mwaramutse. Nta muntu numva usuhuza kwi. Nanjye ndamwumvise. Wanze Bruce numvishe avuga nawe. Mwaramutse. Ni Bruce koko. Kwibite? Ni byiza. Amakuru se mwa? Ni meza. Naje kureba kabasi dango. Ngo gaki? Kabasi dango. Kabasi dango na gaki? Umva Meri wallahi. Ni umuntu usakana Meri. Ndashaka kabasi dango wa hano. Ubwo se ntibibeshye urugo yemwa? Hano iwacu rwose uwo muntu ntawe tugira. Kabasi dango se kabarisa? Sigaho wibeshya kwi. Ayo mazina se yayiswe nande? Nirye tu. Twe niko tumenyereye kumuhamagara. Ariko mama, uzi ko no ku makaye yariyo amazina yandikaho? Ni gute kabarisa yahinduye amazina ye twamwise nk'ababyeyi be akiyita ayo mazina tutabizi? Oya, agomba kuza kubinsobanurira. Oya munyanyi, oya ntabwo byashoboka rwose mbabarira. Ariko suragira ngo mbigenze nti wa mugore we. Turebere hamwe icyo dukora nyine. Ntabwo nongera gusigaraniza ingurube yewe. Nusuragira ngo ngiye mu mugenzi jyane wa mugore we cyangwa. None uragira ngo njye aho ngiye mu kazi muri salon de coiffure nzijyaneyo. Nawe ra, ubwo nyine urongera usiba akazi uziteho uzakajya mejo. Hanyuma se abakiriya nahaye rendez-vous ko nzabasuka mbagenze. Ubwo uzi ko hari n'abamaze gutanga avance. Ese hari ugupfuye? Wowe gahunda y'ejo. None se kwita ku ngurube ko ari cyo cyambujije ejo zizaba zapfuye. Ejo tuzatwamaze kubona umukozi yewe. Ubwo se ko ejo wari wabonye kwizeza ngo araratangiye hari ubwo yaje. Urumva twava tukagenda twese kuko amatungo twasigaye yonyine. None se waramutse neza. Komeza ntiduhejeye. Ubanza uri ari wamushombuje twashakaga munyanyi. Birashoboka rwose. Mwaramutse. Amahoro se. Amahoro. Amakuru yawe se. Makuru ni meza. Gusa mu mbabare naraye ntaje nkuko naye nabibemereye. Ni wowe uje gukora akazi se yemuhu? Ninjye wari wavuganye na bosi kubijyanye no kwita ku ngurube zanyu. Okay, hanyuma se shabya kugendeke bite ko warayutaje? Ngamumbarize. Uze kubutwara tumaze gufata icyemezo cyo gushaka undi mukozi. Mu mbabarire pe. Naraye mbuze ko mbabwira ko nari buze kuko telefone yanjye ni igipfu. Nitindana umuriro. Ibyo ni bisanzwe nyine kuri zimwe na zimwe. Hanyuma re cyangwa umwana ukujesha. Yego. Ahubwo ngwino nyine ngiye kokore kuko ingurube zimeze. Hanyuma nkuri kuko kazi gateye. Ni nyinshi se boss? Nyinshi zahise ahubwo zirenze 10. 10 zose? Kari nyishira? Ubwo se murama ngaye ko numva akazi kiyongereye boss. Ngaho ngero uvuge ngo didage mwana. Umusa ku masomo rakaze kabisa. Siko twari dusebye wa? Igihe bagushyize muri groupe yanjye, utaha uriye wiryamire utuze wumve ko nta kibazo cy'amanota ufite. None se man, webiriya bintu batubajije muri presentation webwiwe niki? Kariya nari nkazi mwana. Nyine wagikweye ko muri note mwarimu yaduhaye nta cyari kirimo. None se muze kuduha note batubwira ngo iki? Natubwira ko tugomba gukora ubushakashatsi tukamenya n'ibindi byisumbuyeho. Wikwiyemera aho man. None se urashaka kuvuga ko nawe ujye ukora ubushakashatsi? Nabukora se internet ibereye wiki. Man, siko niba ari ibyo naba naragoswe. Wese ntabwo ujye ufata nka telefone cyangwa computer ngo ujye kuri internet ugire ibyo ushakashaka. Bro naba nkubeshye tu, gihe ndi kuri internet. Mba nibereye ku mbuga nkoranyambaga, nirebera indirimbo zasohotse, amavideo meza, imideri nyine ibintu nk'ibyo tu.
ubwo se ko numva waraburije mani ubwo wowe igihe cyose uba wibereye ku mbuga nkoranyambaga. Nanjye izo mbuga nkoranyambaga sinjya nzigotwa kabisa. Ariko rero nanone mani nk'umuntu w'umunyeshuri ugomba kujugunya n'akajisho ku bijyanye n'amasomo. Kabarisa mwana abarimu ni amadage rero reka njye nkubwira nyumvira nka tici kizina bari kumamagara kabisa. Brise Kabarisa ntabwo anyumva katanyitaba. Yes teacher. Ko nguhamagara ndeba ntunyitabe bite. Ni inzu yayo gakiya teacher ariko ndabumva kabisa. Umva nkubwire rero mukanya pause irangiye uhita ubwira ishuri ryose mwese muze muri computer aho. Wabyumvise? Nta kibazo ndababwira teacher. Man nanjye ngiye kujya nkwita Kabarisa. None se nawe ugiye kwigira idage nka teacher Auguste man. Bro sina teacher gusa abantu bose bakwita Kabarisa tu. Man maze hudi yose zikabasi dango mere nta yandi mazina bamagara atari kabasi dango. Sister we ni Burundi none uri muri ayo ngayo. Man wese ikindi cyo kiranyagisha. Mu gitondo se sinaciye iwanyu nabaza ni se kabasi dango ari Mary wawe bikamucanga. Ntabwo ayo mazina Mary wawe yazi man. Bireka kwikina. Cyakora kwini we yakumenye ariko Mary wawe yaraye kabisa. Uziko namubwiye ni ndashaka kabasi dango. Nawe ati kabasi ndango nagaki tekereza wallahi. Uriya mumereka bandaburiza mani. Ubuse gwero ubungiye mupo natabamagara kabasi dango nigire nkaho nta mwumvise mani. Seko mbasuhuza mukihinda ni seti we. Chore. Mbese burya ni munyankindi. Ubuze tuvuga ko utari wamenyera. Ese ugira ngo twari twakumenye munyankindi. Yawe. Kandi intego space uyu nguyu bigizemo uruhare. Hange ndarengana nise rata munyanki uvugijeho nitwigirayo ngo abakire batatugonga ayo mamodoka se. Imodoka nge ntabwo murayimenyara. Nta muzi koko. Kombo n'amakamyo yose asase twahibwirwa n'iki munyanki. Ngaho ni mwinjira rero mbigize imbere tugenda tunaganira. Urakoze cyane munyanki uratwunganiye rwose. Ikibazo kiri hese. Ariko uyu munsi ugiye mu murwa watinze. Yewe hari ibyo nabanje guhangana nabyo mu rugo ntabwo byari byoroshye kabisa. Hari tuhafite ingurube ariko zigiye kuzadutesha umutwe pe. Iyo tutabonye umuntu uzanga dufashe kuzitaho akazi kacu karapfa n'izina ry'Imana. Ako kazi se mwakanyihereye nkagakora we ko nagashobora. Aho se kadukoreresha. Agakora da. Nawe tubyaye muri batisimu. Nukuri da ariko ntugakinisha umuntu w'umugabo. Guteze. Wagakora se wakura hehe umwanya Okay. Noneho reka mbihera igitekerezo kiri express. Ndumva nguteza amatwi rwose. Yego. Seti rwose gishyigikira. Urumva niba ari igitekerezo cyiza urumva nabuzwa n'iki kugishyigikira ko. Nanjye nkeneye ibitekerezo binteza imbere rwose. Ngaho utubwire. Umva mbaho igitekerezo ku buryo bwa express. Hita turagiriza ingurube imwe. Tuyikuragirira express. Byose nabyo byatonanira nise. Nyamara igitekerezo ni cyiza da. Kuko izo mu rugo zaba ziri kugabanuka. Bikabyatworohera kuzitaho noneho. Anise umva kubona ifumbire bya bitubereye express. Urumva ibyo bitekerejeho neza ubwo witeguye korora ingurube. Nge rwose ndumva ntabyiteguye. Ariko Anise ntujye ukenera ifumbire. Icyo ni kimwe. Ikindi uragira ngo nitumuragira ntazatuziturira. Ntuzatuziturira munyanki. Byihuse cyane rwose. Ahubwo nubyemera nge ndaza kwifata iwawe. Ndare nyikiye mu rugo express. Ngaho ni mushyike hasi twicare. Icara aho nawe icara. Izuba ra. Uyu musore ariko ntabwo nari sanzwe muzi nata. Uyu se yitwa Karimba. Ni mugenzi wanjye kandi nafite tubica nakoreraho ibiganiro. Inkange neza. Nishimiye kumumenya. Buriya rero niba hari inshuti ngira nyinshi n'abasitari b'abanyamakuru bo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Utangiye kuba umusitari rero. Noneho ukurikirana n'ibiganiro n'amakuru dutambutse cyane. Kare uyu musaza rero ni inshuti yanjye nabitwa Karipso. Ahubwo se kumwita umusaza kandi mbona ari umujama mugenzi wacu manje. Ahubwo mureke ndamuca inzoga ndumva ashaka kunsajisha ku myaka yanjye ngiyi se nkani koko ndacyumva nk'umujene manje. Mujye mureka kunsajisha. Ari uso ubuze 50 yifite koko wiyambara agakabutura ka poshi bombe wajya ngo n'umujama y'imyaka 50. Umubibona nako beke. Umva ibyo tubireke ahubwo twitaramire basaza. Oya ntacyo. Ahubwo bahaga cupa musome twiganirira. Ukicupa. Wowe upima
ariko umukene najya avuga gake mujye mwumva cyane zanira byere ebyiri aho ngaho zikonje n'inkwe jya umpishyushya ndabona hasa nabi sister bakorere n'icyo kurya se icyo kurya urakoze sister jya nta kirahure nkeneye gihe mu kihero oya ngewe kimpereza nyinyweshe noneho rero mwabajama mwe ko bamaze kubatsirikira icyaka twaba tuganira kuri Karibu utanze ingene twa Karibu so nkuko Natana amaze kubikubwira kandi ndi umujama rwose nimunyishije sasa rero ingize amahirwe n'uyu mugenzi wawe muzanye nawe akoresha imbuga nkoranyambaga abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga rero cyane cyane mwe mufite YouTube channels mushyiraho ibiganiro n'amakuru anyuranye mbafitiye igitekerezo ni icyadufasha gutera imbere se byatari kabisa ahubwo mubanze mu nkubita ibiceri kuko igitekerezo cyanjye ni inyamibwa ariko Karibu so nawe ugakunda amafaranga ngo kabi yego turaguha amafaranga tutazi n'icyo ugiye kutubwira mu nyumve neza rero naricaye nibaza impamvu ibiganiro mushyira kuri YouTube bimwe bibona views nke ibindi bikabona nyinshi nsanga ibiganiro bivuga ku buzima bwite bw'abantu bikabushyira hanze cyangwa ibivuga ku bibazo biri mu ngo z'abantu runaka ari byo bibona views zadanje nuko ibintu bimeze hanyuma rero ndavuga ntiwarabura baba tipe iwacu bafite YouTube channel nabo bakajya bakora ibiganiro nk'ibyo Karibu so ndakumva cyakorora mu bingwa kabisa nawe uri furere wamenyana n'umuntu yamenyana nkawe gusa kuko ibyo biganiro byinjira mu buzima bwite bw'abantu ari byo bigira views cyane nyine nawe urabyivugiye ko byinjira mu buzima bwite bw'abantu bikabushyira hanze none itangazamakuru dukora rigomba kuba ryinjira mu buzima bw'abantu ibyo gusebya abantu no gutesha agaciro ariko iyo winjiyemo nibyo bizana akantu kandi akantu niko twese dukorera nibyo rwose none se nugendera kuri ayo mahame yawe ukunda kugarukaho ukaba n'inyangamugayo nk'uko byirana ubwo bunyangamugayo bwawe uzaburya wajya umenya ubwenge rero nizera ko gutegura no gutangaza amakuru n'ibiganiro bifite ubutumwa bwigisha kandi bifite akamaro abankurikiye ari byo bizatuma abantu bankurikiye ari benshi bityo n'inyungu iboneke ku buryo bwiza umva Natana ndakumva iyi nshuti yawe rero ndumva igifite imyumvire nk'iyo mu cya 900 yewe Karibu uyu nguyu ntitwakorana data wowe niba uri tayari umbwire ntangire ngo ushakire izo ngo zirimo amakimbirane ku buryo watangira ukazikoraho ibiganiro icya mbere ni urindukika dutangire uyu munsi Nata ubwo ibyo umugabo akubwira urabishyigikiye ugiye kubikora koko cyane ese uganije telefone hireramo iki kibazo akaba ari niyo watekiwe rigashya nawe naguha kwi ubuse niba amaze mu mukuru wanjye nibwo uzishima none se ngewe iyo unyita icyo kizina cy'amadage urishima njye nuko n'inyako mama yazumva ngo hamagara akabasi danga akankubita aho kubita asagora iki kwita umuntu izina akunda ni ikosa ryagukubitisha wowe ntuzi ukuntu mu gitondo yarakaye nushaka uzigumane amazina yawe akaba ari Isa Daniel rwose kuko mama ntabwo muzakiranuka ntaryo nzitwa azakora icyo ashaka kandi nawe niba ushaka ko nzajya ngira icyo ngufasha ugomba kureka kunyita icyo kizina cy'amadage nutahamagara akabasi dango nanjye ntacyo tuzajya tuvugana utiki kabari abo badage uvuga ni abahehe niko kabari uri mu biki na mushiki wawe mama ngiye ntukanyita icyo kizina kabisa ngo iki ngo sinkaguhamagara izina so yakwise oya nta kabari Isa Daniel ku musozi ayo ni amazina y'abantu b'amadage ntabwo ngiye nakwitwa gutyo nutitwa amazina so yakwise uzitwa yahe ngiye ndashaka ko muzajya mumpamagara akabasi dango mama ngo iki tuyaguhamagara se wayiswe nandera n'abajama banjye nyumvira umva rero nkubwire Kabarisa ntubone ngo nuko ntabana na so ndakubwiye ngo amazina yakwise ntushobora kwahinduraho n'inyuguti n'imwe reka nanjye nkubwire mama ayo mazina y'abantu b'abasaza bo muri 1 na 2 njye rwose sinshobora kwitwa ndi umuntu w'umujama izi mpaka z'uwera n'umuhungu we ziragarukira he naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri telefone yawe uhamagaye 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54. Rangurura.